fiziki iracashije. Wizo. Ndikuwa maganda sha. Kingura mwana ninge. Go! Ninde uri kumwe ngo mukingure sha? Nge ntago ndizamu. Manzi. Kamapingegera. Sire kumbaza iki? Je namuririye amafaranga ye narayariye. Nanaye neze kumwishyura. Ubundi arambaza iki? Sabo ngo muri iminsi barindagiye koko. Ndashaka kumwereka uwo ndiwe. Ndashaka kumwereka yuko ndi tena wanyawe. Inturi rifashe ndayibeshye. Cyakora sinzi ko ni Kigali habe ndindagize koko. Ndashaka abahungu bose bo muri Kigali. Nzaba ry'amafaranga nkayamara. Ngiye nicyo cyambanye mu cyaro nicyo niyemeje. Bose barabona uramwana nasize mu cyaro azarerwa neza. Gusa kirambaza iki? Kintu nacyo ntabwo kicyuka. Mana yanjye. Shaka kumukorera akantu kamwe. Barambwiye ndakujyaho ndamubeshya ngo musaza wagiye ngo zima. Kingura mani zizo bajyanye cyaro hanze. Nese zamu yagiye nago mwajyanye. Sizamukubiza ari. Rero ntago nzi gukingura. Ntabwo mbizi da. Cyangwa arakingura winisha umutima. Ninde? Ninde? Wampaye gake. Gake gukingura shatu zagendesha gake ngo hariko wati. Bwana bw'abaki. Fiziki bibereye nabi. Ibigori byangara bimeze nabi. Ubundi mwagiye umenye ubwenge. Ubwo ninde uri kubwira gutyo? Ukoze examen twakoze. Nese uko bizi ngiye nsanzwe nkinguranga ku gipangu. Nyine ntabwo wakingura ariko urano mu rugo. Rero ntago bindeba. Aka kanya zamu mwaramukize ngaje bikondoro. None ntawe uhari. None nge ubwo muramembera akazi kabiri. Ibyo uzabivugane n'abanyoko ujanye turabo bindeba. Kamanze ubazikira. Yakubwiye mu byose uko utazajya umura. Sizamariye. Ndise mu rugo ko mbona wagira ngo ubundi sinzi. Neze zamu ndamushinga. Kizamu nago mushinga. Ibyo ni ibintu biba byumvikana. Zamu byo ntago bindeba. Ase niko shaka. Mama se wari he basi? Kumbazanye ukurabona mikoreye. Ye narakubwiye ngo mugiye nirahanga. Bimuranyumva neza ko. Sadahari. Ngiye mutware wawe. Niwe mutware wawe. Nusizamu na amabari. Dusigaye tunabigendera iyo rero imiterezo duhagaze ntaka uko imiterezo tugenda tukayitora bro tubonye hose. Cyangwa tugende waziritse ariko shamba muri yemera asubuyenda nikimyana. Yaba we. Biyere birakwisha ho. twe turatebesa mwana. Turateza. Okay, ndio byo tubyihoreye. None se umuntu bitazamuka nawe ndi kubona. Mbo. Zamu. Ngiye nshinzwe abakozi bangase. Ngiye ndo umukozi ndakoreshwa. Umwana wanga ahubwo kutabimenye. Usugumva n'ijyago bishinzwe no. Ahubwo ni mugenzi wawe wakamenye ngo yagiye ahanga. Chaka igihumbi cyo gukingura nta bindi. Nabaye amafaranga menshi, natanze ruswa nyinshi kuri incuro. Nta kintu nakumarira. Narubwo nanegeka kwanza none iwacu wumva. Ndimo ndakubaza ngo zamariye ni udashoboye kubimbwira mama arihe. Ndavuze ngo ndashaka igihumbi cyo gukingura. Hari ibindi bintu. Kuragezemo suransubizayo. Mujya kureba nyoko bwe mbere. Aya nyumva umvase. Matwani bishimwa. Narakubwiye mu bantu ukoraho. Nyine reka njye kumwirebera mu nzu none ndagumyanira n'amagambo nawe. Niba ndinzi uva mu ndebe. Sha. Ayikorera nurijya hirengera cyangwa ko nari 10 ryanjye azabona kandi do azandega cyubusa umva azi niyo yambira azamubika namubwira ko mfite genge yanjye umva abantu bose baranyemera mu twaziranye umva azibeshya nawe ngo gato ubwo ndashaka kongera kumwaka yandi mafaranga ubwo namwatse desa amanza mwaka magana ubona ngo karambaza nyinara ese kuvuye ku ishuri ntarakubura ngo baranyirukana yego baranyirukanye dora ndabivuze kose nzajya mora nkubura buri munsi nozi byo ntago bura cha we manzi
ushaka nsobanurire mwana usanze mama nawe uhari ibintu byose ntabihari ubundi bimeze bite nonzo bayisawe byagenze bite ese wajya ukabaza iyo nzu si hari ibintu n'ibiri bayibajije I don't know ntabwo ndimo ndabyumva nkabe na hano what I don't know gatse kuvuga mama yagiye hehe cyangwa sha mwamuriganyije ndabazi ndebwe ntabwo nyabatinda ariko imipira yangana yo sinzi nabi murabirimbya mwana wambwiye no mama yagiye siko mbona muri abakiri ku kimwe twayibiheresha se wabizanye se ugeze usanga aha hari ibiri birari bareba gusa ase ku kibiko utwara ku tuntu dusuzugwa abantu agora murambaza ndakubaza ngo mama ari he iyo muranye ubwo sizamuje wajya ukabaza zamu ubu si unumva uzoburirana we zamu banzaje reka Nyuma bagashira shande byarishye amfa numva mukumbuye kumuratamfataza ariko siko mbyibutse ejo bundi yaraje aramwamaginye amafaranga ndayamuha nimugoro bukiye mu gitondo cya kare saa 12 ngeze kwa muganga mbaza ngo umuntu wari ukoze agisida y'imodoka ni mbaza muganga ambwira ko nta muntu wakoze impanuka waje kwa muganga siko asanga yaranuburiye amafaranga no kubona yarayahingije yanze kumfa yikuyeho agacupa kamwibane ahubwo se ntuba ibintu n'ibikira si kwa bosi ra ari kwa bosi ndahageze biri kuncika amavuga biri kuncika biri kujyayo kazi kuzamu nakomenya nzakwagaho pe Mani Kingwa ni bosi sha ni bosi kingwa Kingwa ni bosi agacupa kamwibane manzi wakingwe nagukata umushahara sha wakinguye wakingwe nkagusomya sha ariko kamuhamagare bwawe natamfata mani ishobora byose ariko mani ishobora byose atamfashe ino nshu kandeke kuri stress ariko yaba yaramfashe basi nkamubaza amaherezo y'amafaranga yawe cyangwa nkamubaza n'ibitaro barwariye abamuhamagaye kuri isi nawe nareke kurogera Allo? Karame? Oya nayo ndaza kuba muvugisha. Ndakuvugisha mu kanya. Nawe ari kundesha umutwe, bishobora byose. Kumanda yaje. Ariko ntacyo kandeka kwisiteresa we ni hahandi amaherezo arashyira mfata natanamfate iyo nzamushakisha mbe 200 kuri ntera yapangiye kuzagura umuringoti w'umurima cyangwa akabanza ko kuzura umuvuna metaza nekaho umutwe ahita yatwa niko shaza uvuye ubu ndi umukozi wo kuza
ubu ni umukozi wawe ahangaha kuza kwiga amakingurira abantu bose nakingurira bazi yega manzi we maze gukingurana babiri mbone roti ya bibiri oya ntabwo bantu y'amezi bibiri reka rero ngusetse ntabyo nsetsa hano hirya hari urwaga ruryoshye mbega kwa sema ry'ibede mbega urwaga benzi uno munsi uyu munsi ndaharara reka nkubwire uyu munsi ndaharara ubwo aho ngaho ko nurusha Fabrice mwabuze nyina ntimwajyanye mama wese akambaye kiri cyaciyeho kigenda nta wowe mabuja izibe kari umusheri wawe ra ko se mabuja koko yaciyeho aragenda sinzi aho yagiyeho yoho washyashyewe ishaka kigwe aricyo nkeneye no kubona cyane ni boss ngurira agacupa nkanywa nta kindi banyene urugo igipangu ndakingura nta kindi ndakinga sibyo sigiye narabaye zamu nari umukozi wo mu rugo nk'usafuriye ave nkora akazi kanjye zamu turwanira ahangaha ave nkora akazi aka kanya ndashaka kumenya cyangwa umbwirire njyewe nicare hano nari bikini ngo byugakina wamankurikije mwana kuko tukuye mu cyaro kuva kera amaga ise wishaka kwagusa sepa wambaye amafaranga mu ntoki bose nawazanyicisha urwago wala buri ko mpamagaye nga nguricu ahita yose bumvira kwa sema de naho sanga batetse ba komeza wariro hari igiti ntabwo twe turi mukiriye ahangaha umva nta muntu wagusukije yo gukingura ahangaha shawo rwago ugacuka rwago manzi ntabwo watetse hari ibiryo bihari nshaka ibiryo kandi ndashaka ifiriti n'ibirayi nshaka ifiriti wamaye ifiriti nk'iyi waje ukabanza kumva Fabrice kandi wumva ishoga Fabrice yabuze nyine akiri mwana wamagutsa yako ntabwo ndi umwana wawe nta kibazo uvuga ni ufite umwana uri mwene mama ntabwo nagusiga tugende tubanza Fabrice tageze Fabrice sengo yabaye Fabrice mwuru buko Fabrice ukavuga Fabrice ningo Fabrice mwana wa siko kwa Fabrice mwana wa nikomeye usanganya kuri imfubye sha mwakora kuya kabisa magana abiri andi mafaranga uko nzayakura ndabona rihirinze amafaranga ndayazigama vuga ati nzagura ikibanza cyo kubaka ubu mugahita asa hari no kurira ariko umufashe mwana ushobora imbaraga nahita murya umunuko namwica ndabakanzu usanganya kuri iyo mfubyi ibintu birabaje gabanya aho ngaho tugabanya ibyo bicuba mama aho ngaho si unarajya mu kigo cy'abantu bataye si Fabrice ugishobora mu buzano mama namubuze wamubuze mama we rero ngiye amakuru njye afite nanjye reka nisigere ndebe kazi ndebe turamureba mama wawe yagiye saa 12 za mu gitondo kandi mu kazi yarasanzwe ajyayo saa 4 ushobora byose mufashe n'izina ry'Imana nahita mwica kuko ubundi mafaranga nzayakure mu byo kahita saza n'ubu yahita ntwara amafaranga namwicaye n'abakamba amasarana bapfundise ariko nta mwiga we n'abakamugana ku izina ry'Imana imidere ngaha namwica Nyuma ako naki nzahinga muri nanjye saa 2 yaragiye yarari kumwiranye yarayi wenyine yansigiye amafaranga 2,000 ngo nze kunywa agacupa mabuje yagiye ni apage nayo mabuje no kuri Imana yagiye mabuje yagiye za
kandi nukubera cyangiye niko bya navuze mabuja yagiye wavuze iki ase mumbabarire nose kuko ugiye kuba ko mama wanjye arangaye mabuja se ubwo yagiye mabuja yagiye urabibonye neza mabuja na bag ni this na nuko kwima imyenda yajyanye nose ugiye kuba we mabuja yagiye manzi bambwiye kuri urugo warugeze urwego bigiye kurangira ko kuri urugo mabuja ushobora kuba agiye no kwiyahura umva mbabwire mabuja se yagiye oya nanjye ndarira rero ntaganzi ku izina ry'Imana ntaganzi ku izina ry'Imana nzashyira nzamufasha kandi nzamuboroza agahinda ne amafaranga 200 nige Como nasa ngo udatuje ivi shakira nakugenda cyane kigihora bizi umukobwa bikigiye kumeza kana basa nasa umukobwa wakugize ute ko byo ukahita aza n'uburira rwayo bimaga nisubira gutubira gutubona ndumva ko bijyanye ari uguca inyuma ariko umukobwa w'inshuti yanjye yaraje bambwira ngo umusaza yakoze akazi imodoka iramugonze arambwira ngo uteze 200 none ubu akakagenda no kumadorera inshuro muhamagara maze kubamagara inshuro 16 yanze kumfata ubu ndamutse mufashe yanyizwa ne ese wayamaye muhuriye yaje kunyabana urayamwe ndayamutiza ntabwo nayamaye narayamutije fata amafaranga yaho umuntu mubonanye bwa mbere twari dusanzwe tuziranye n'ibiceri se zari rose 200 shauri njya gutara kujya nemo ahubwo nanjye mbira ko birabigende nanjye nafate mbiruka yabidoze urafati wowe urifashe nazi kuri umuntu ubwenge umuntu ufine nani cyo kikozanye umuntu bwa mbere umereze ubiteze nani cyo kikoze nanjye mbonye inzira najya shuri iki nani cyo kikoze iki akomanye nawe gitekereza ngira umuntu urabizi ko muri Kigali abantu babangegera ari benshi wowe urifashe uhuye n'umuntu bwa mbere nta n'icyangombwa ntabwo ari ubwa mbere twari duhuye yarasanzwe ari inshuti yawe n'indaya yawe se gutuma ibihumbi magana atatu n'indaya kandi ari inshuti yawe utaranamuriye cyane n'odara aho wishingira ufashe ibihumbi magana abiri uhaye umuntu nta n'ikintu muvuganye nta n'ikintu akumarira se mwana wajya ukize oya ntabwo ari ugukora akantu nawe wakoze ubitekereje akaboro k'amafaranga yawe yatwaye uzi ko uburemere ayo mafaranga afite kujya nawe nyakore yagiye ari bugaruke se katubyiore nawe ahubwo nyine wowe ujye uhumura amafaranga mwabanje kubisigana wabona utazi naho ataha ni inshuti yanjye gusa twari dusanzwe tuzira ariko n'ubundi amafaranga kugaragaraho shumi utayarya no guhomba si urudumbi ndetse niko twakubabaza ubundi ibihumbi 500 ntabwo wayarekura ese kuyarekura ni iki ese umuntu no guhamagara ngo mubaze mba umurwayi yarora akabaho uriya nyine ihangane ese urarakara ngo wimarike ahubwo ibyo bintu bivamo twiganira ibyungu aya mafaranga yagiye ahubwo amakuru yawe na wa mushinga wawe ameze neza nicyo ntabwo duheruka kuvugana ko ameze neza gusa aravuze ko amafaranga bayarira yamaze kubimenya ntaragera hafi yabimenye ahubwo se uramusobanurira ndamubwira ko ari mubyara yanze muri mu kwizeye ariko urabanza basumba bari ahubwo nacyo namuhamagara no kwihanga urayama cyangwa ntabwo uyama urayama uretse kumuhamagara banza umereze uretse kumuhamagara nyine umereze kanda akanyenyeri twatse twari tukabyumvikana takajya akanyenyeri nacyo ese ubu nta nubwo wakumva ko ndi mu bibazo basi mfasha nutinda ndayongera ngo mfasha basi nutinda ndayongera nyine uretse maze musobanurire iki se uretse nabona mwana kanda akanyenyeri cyangwa umbwira muhamagara bite mbimubwira abizi ko ari inshuti yanjye aranyizera bya cyane
utinda kukanda akanyenyeri akamuhamagara ubwira ese ati mutaka bayariye ari mubyara wawe byara wawe iki eh ikintu cyose mubwira arakizera naba mubeshya naba mubwiza ukuri arayizera ijana ku ijana katwumvikana ndagwarira Mana niyo mafaranga uteganya kuri telefone andi yose yonyera yatwara ase wanyumvisha nawe mezi 8 basi kubera ko umuntu wawe nongera igihumbi oya atari 8 ndabivuga sawa mfashije karongera icyo ni 200 oya ni 8 kandi utina ndamuhamagara ese wanyumvisha utina ndamuhamagara akubone ndikurana nawe ngana nacyo katugenda urashyiraho ndashyira uretse ku mama umfashe umuntu yakojomba ndashyira uretse ku mama ariko ndashyira mu fasha nayabona oya ndayagushyira kugira ngo umukobwa yakuriye n'umuntu uratiya uraribwa n'abantu 10 ameze neza se ako nibo bakakunde nibo bakabaye uzi ko ameze neza ese ndamenya ko ameze neza n'isheri wanjye rigaye mwe hafi yo kwa gatatu isuri suku uzaza mu bakobwa benshi ariko ngende ku mukobwa nuko ari inshuti musi upfana iki n'ibinguti urabona ibintu byo kwirirwa wiruka mu ngutiya hari ikintu bizakugeza abakobwa muri beza ariko ngende ku mukobwa nuko ari inshuti yawe intege ubaha amafaranga ese ubundi twavuga n'iki n'amafaranga ngomba kubona amafaranga nkasa neza fone nziza kiranye reka mubwire umbeshye umbeshye batuma umbonamo batatu bangiye numva nta nubwo uzirirwa wongera kubona ni ukuri nzahita mbikora iwe ni ukuri nzabikora ariko basi umbikire ba ni ukuri abemewe none utwo tudushwana bwe uzi ko atari ubwa mbere ushize baranubura 2020 undi se uramukunda ubwije ukuri ndamukunda uramukunda mukunda urukundo rungana gutya ntabwo nta n'uburyo ndabuzima iyo mubona mu mwana utamukunda ndamukunda kandi wabona we nabitamutaniye uri hano bambwiye ko ariho kwa zawadi niho sha niho yagiye sha yagiye uramubonye uramubonye se mama we yakoze impanuka yesu yakoze impanuka ameze nabi babujacu nzahembwa nande niba uzamemba babajwe n'amafaranga ujya muri turuzi ukariya bagirimo niba uzamemba oya icyo cyo kibazo yapfuye ameze nabi niko sha mamabuja ari hafi gupfa mamabuja mwakoze impanuka mureka tubwire ngiye kumushyingura kana bosi kayizari muri kayizari yagiye muri kayizari bosi naramubwiye ngo acyakiri kare umugore warabyanga none aragiye cyaragiye bundi niruzamemba iyo mpanuka yikoreye hehe yayikoreye uturutse hariya Rwanda gisi niho yaguye umuhanda